Muraho nshuti bavandimwe, ndabakiriye muri raporo idasanzwe yakozwe na Amazing Discoveries. Nari maze umwanya ndimo bararekera ko mwaza gukurikira iyi raporo. Ndashimira abategereje kugeza ubu ngubu. Ubu noneho turahari, tugeze mu kwezi kwa gatatu mo hagati. Nk'uko mubibona murabona ko ku isi buri kintu cyose cyo kuva mu mwanya wacyo. Dufite ibintu byinshi birimo biraba hafi yacu. Nshuti bavandimwe, Yesu agiye kugaruka vuba bidatinze. Nizera ibi byose n'umutima wanjye wose. Ndashaka gufata uyu mwanya mbereka bimwe mu bihamya by'ibyo ngibyo, kuko ubu mu by'ukuri turasabwa kuba dukwiriye kandi dukorana n'umukiza wacu, tumenya icyo tugomba gukora twaba tutarakoze mu bihe byahise. Turafite kwihana, turagomba kuyihana ukwitandukanya kose kuri muri twe, ndetse no gukunda isi kuturimo, tugatunganya ibintu byose, kuko ibyo Imana yavuze byose birimo biraba. Niyo mpamvu tugomba kuba twiteguye rwose. Ndabinginze ngo munsengere ubwo ndaba ntanga iyi raporo ize gukora ku mutima wa buri muntu wese, kandi isengesho ryanjye nuko mwafata ibi bintu mu buryo bukomeye, mukabisengera n'umuryango wanyu kugira ngo mugaruke mwubahe Imana ndetse n'umukiza Yesu. Uko dukomeje kureba hirya no hino ku isi, tubona iki cyorezo kiri kugenda gikwirakwira hirya no hino ku isi, coronavirus. Ntabwo tujye gutinda ku buryo abantu barimo barabivugaho. Turabona ko abantu benshi barimo barapfa, ubuzima buri kugenda. Turimo turabona abantu bapanika, batekereza cyane, bari kugerageza kugura ibyo bashoboye byose ubu ngubu. Uyu munsi twumvise ko Leta Zunze za Amerika, Perezida wa Leta Zunze za Amerika yatangaje ko igihugu kiri mu bibazo. Declared a state of emergency for the whole country. Iki kiganiro ntabwo kigendereye kugaragaza icyinshi inyuma y'ibiri kuba kuri coronavirus, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu ubwe yivugiye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibishitsi, hazabaho inzara, uburwayi, intambara n'impuha z'intambara. Ibyo rero turi kubona birimo biraba ubu ngubu, kandi bikaba bigenda bikurikirana mu buryo bwihuse. Isi irasa nk'aho iri buri kintu cyose kiri kuva mu mwanya wacyo. Abantu hirya no hino ku mbuga za interineti barimo bavuga, ariko ubundi ni iki kiri kuba ku isi yacu? Kuki ibi byose birimo biraba? Bafite ubwoba kubw'ibiri kuba byose. Icyo nshaka kugira ngo tuganireho uyu munsi, ubu bwo mvugana namwe, ibihugu bigera kuri 15 bifite ikibazo cy'imyuzure, kandi twabyumvise no mu mezi ashize make ko muri Australia hari umuriro ukabije. Kwangirika gukomeye kwatumye amashyamba atwarwa, kandi ubuhanuzi buvuga ko ibintu bizagenda bikomeza byiyongera uko iminsi izagenda iza iminsi iheruka. Mwabonye ko muri 2019 twagize ibibazo by'amazi y'inyanja n'imiyaga yo mu nyanja ikomeye bita Hurricane, byageze mu Bushinwa, mu Buyapani no muri Egiputa, naho bagize iyo miyaga, no muri Afurika, muri Amerika y'Amajyaruguru. N'ubushuhe bukabije bwagiye bukomeza kwiyongera no gutakara k'ubuzima ku bw'ibyo byose. Ibi ntabwo ari byo byago by'imperuka birindwi byavuzwe, ntabwo byo byari byaza, ariko nanone ibi ni urubanza Imana iri gucira isi. Ishyano rizakurikirwa n'irindi, kandi nzi ko Satani nawe yihishe inyuma ya bimwe muri byo, kandi nanone nzi yuko Imana nayo hari ibyo izohereza, kuko uko igenda ikura umwuka wayo ku isi, nk'uko tugenda tubibona, isi izagenda buri kimwe kiva mu mwanya wayo. Ibi rero batumenyesha ko turi ku mbibi z'aho Yesu agiye guhita aza akatujyana mu bwami bw'Imana. Dusubiye mu mwaka wa 2019, bavuga ko habayeho ibiza bigera kuri 409 ku isi hose. Imibare yego irasa nk'aho idakabije ugereranyije n'imyaka yashize. Umwaka wa 2019 wagaragaye nk'aho wagize ibiza byinshi ugereranyije n'umwaka wa 2018. Nanone dufite imyigaragambyo ikomeje gukwirakwira ku isi hose. Ibihugu bigera muri 33 byuzuyemo imyigaragambyo. Abaturage bagahaguruka bakarwanya guverinoma zabo na systeme zikoresha byaba ibikorwa byo gutegekesha igitugu. Abantu barashaka
kwigenga. Turabona rero ibihugu byinshi birimo abaturage bahaguruka barwanya sisiteme y'ubutegetsi bw'ibihugu byabo, kandi ntabwo tubibona mu bihugu bikennye gusa, turabibona no mu Burayi, mu Bufaransa, mu Butaliyani, mu Esipanye, navuga bimwe. Ibiri kubaho rero bigendeye gukurikirana mu buryo bwihuse, turasanga ko n'uyu munsi hari ibihugu biri muri ubwo bushamirane. Turimo turabona ko ibi bikorwa byose kugenda bibaho. Reka tugaruke kuri Ebola, nayo ikomeje guteza ibibazo muri Nigeria, muri Congo, abantu barimo barapfa muri ibyo bihugu. Amagambo ya Yesu nta gushidikanya arimo arasohora, ari muri Matayo 24, avuga ko ibi nitubibona, ndashaka no kongera gusangira namwe ku byenda kubaho vuba aha mu isi yacu, ibyo dukeneye kuba twiteguye, ndetse birenze na coronavirus n'ibindi biza twagiye tuvuga, n'uburwayi bwinshi bushobora kubaho. Isi irimo irakangukira kugira ngo iyoborwe mu cyo bita ubuyobozi bumwe ku isi, cyangwa se New World Order. Duhereye kuri 2015 turabona ko umuryango w'abibumbye, mfite inkuru hano muri kompiyuta yanjye, ko 2015 umuryango w'abibumbye washize hanze article yagaragaye mu kinyamakuru F7 News. Ni inkuru ivuga ku byo umuryango w'abibumbye wemeje, uvuga ko mbere y'umwaka wa 2030 urimo urateganya ko ugomba kuba ufite ubuyobozi bushya bw'isi. Ntabwo mvuze ko ibintu byasohoye, ahubwo barimo barapanga kubikora. Nko barifuza ko mbere y'umwaka wa 2030 biba byagezweho. Ibyo rero biradukangura kuba twiteguye. Ese bazabigeraho? Ese bazabona intsinzi muri ibyo bintu? Tuzabimenya ari uko icyo gihe kigeze. Ndashaka kubabwira isomo ry'ingenzi ntekereza ko rivuga ku buyobozi bumwe bw'isi buzabaho. Iryo somo turaribona mu Byahishuwe 17 rivuga iby'amahembe 10 avugwa mu Byahishuwe. Mureke mbasomera ayo masomo. Ya mahembe 10 wabonye nibyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegeka hamwe na ya nyamaswa nk'abami kurama isaha imwe. Abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Nshuti, aya mahembe 10 yanditse mu Byahishuwe 17 uhereye ku murongo wa 12, ni abami 10 batari bahabwa ubwami, ariko bazabona ubwami bategekane n'inyamaswa mu gihe kingana n'isaha imwe. Mbese ibi byari bishatse kuvuga iki? Ese aya mahembe 10 yaba ari amahembe nk'ayo tubona mu Byahishuwe 13 na Daniyeli 7? Ntabwo nizera ko ari byo, kuko muri Daniyeli 7 amwe muri ayo mahembe 10, atatu muri ayo mahembe 10 yakuweho, yarakuweho arasenywa. Bityo rero 7 niyo yonyine yasigaye. Ibyo bihugu byari 10 byari bigize Roma y'abapapa, kandi nanone dufite mu Byahishuwe 13 ko ayo mahembe 10 yari afite, ayo mahembe 10 yari afite ku mitwe yayo amakamba 10, kandi bategekaga nk'abategetsi, bari bafite ubutegetsi. Ariko hano aya mahembe 10 ni abami 10, ariko batigeze babona ubwami, ariko bazategeka mu gihe kingana n'isaha imwe, bategekane n'inyamaswa. Kandi mwibuke ko isaha imwe ya gihanuzi ingana n'iminsi 15. Nizera ko rero aya mami 10 azaba ari amami 10 azaboneka, ay'ubwami bumwe bwo ku isi buzategekamo. Ibi ndashaka kubibereka. Igikorwa gikora mu bw'icyo cyitwa Club of Rome gifite ikarita igaragaza isi igabanyijwemo ibice 10, kandi ibi bice 10 bigomba gutegekana na Vatikani, kandi buri gice kizagira umuyobozi. Uwo muntu uzaba ugomba kwakira raporo nawe akayitanga kuri guverinoma izaba iyoboye izindi zose ku isi.
aba ntabwo bari gukina, barashaka kugabanya isi amahame 10, kandi ubuyobozi bumwe ku isi, orudere nshyashya ku isi igomba kuzabigeraho, kandi barimo baravuga ko 2030 bagomba kubigeraho. Ntabwo ndimo ndavuga ko 2030 aribwo isi izarangira, ariko reka tuvuge ko noneho ibyo bintu bigezweho mbere y'umwaka wa 2030, kuko tugendeye ku cyo Bibiliya ivuga, kandi niba ibyo koko ari ukuri, niba aya mahembe 10 ari amahame 10 azabaho ku isi, kandi akaba atarigeze abona ubwami, kandi akaba azabona ubwami, kandi bakabona ubwo bwami mu gihe kingana n'isaha imwe, ese byashoboka ko ubuyobozi bumwe ku isi bwazagira iminsi 15 yo kuyobora? Ntabwo ntekereza ko ibi byaba bitandukanye n'ukuri. Ibi bintu tugomba kwifata mu buryo bukomeye. Icyo nshaka kubibutsa ni uko ubu bigaragara ko turi mu gihe cya nyuma, kimwe cya nyuma gisoza amateka y'isi. Ntabwo dufite igihe habe na gitoya, tugeze kuri shapitire ya nyuma mu mashapitire menshi yaragize amateka y'isi. Imperuka igiye kugeraho vuba aha, inshuti bavandimwe. Turafite kuba twiteguye tugafata ijambo ry'Imana ikashyira ku mutima wacu, kandi muri raporo yasohotse ku tariki ya 7 z'ukwa gatatu, March 7, from the report from Neon Nettle, the UN. Let me read this. Reka mbasomere ibi bintu. Ku muryango w'abibumbye, umuyobozi intumwa Ahmad Shahid, intumwa y'umuryango w'abibumbye ku bintu bigendanye n'umudendezo w'idini, yasabye amadini kurekurira ubuyobozi umuryango w'abibumbye. Ubu barimo barasaba amadini yose yo ku isi gufata ubutware bwayo bwose bukayegurira umuryango w'abibumbye. Inshuti, uku ni uguhamagara guteye ubwoba. Ibi byongeye ku byo bavuze muri 2015 ko mbere y'umwaka wa 2030 bakeneye ubuyobozi bumwe ku isi. None ubu barimo barasaba amadini yose yo ku isi kurekurira ubutware umuryango w'abibumbye. Kubw'iyihe mpamvu? Kubw'uwuhe mugambi? Nshuti bavandimwe, mugomba gusoma iyo nyandiko yanditse ku rukuta. Imperuka iri hafi. Turabizi neza ko Yesu arimo kwitegura kugaruka, kuko twaramutegereje. Ese ntabwo wakwemera kwitegura ubwo ubona ibi bintu bikomeza kubaho bigatangwa umusaruro? Ese ntitwakwitegura tukitegura, tugategura imiryango yacu, tukaburira abaturanyi bacu, tukababwira ibintu byose uko twashobora, maze tugategura izi nzira kugaruka kwa Yesu Kristo, umwami wacu uzagaruka aje kudutwara mu bwami bwe. Yesu abashuyobore mu gukora nk'abakiranutsi kandi nk'abizerwa, mushyira imbaraga zanyu zose kugira ngo turangize umurimo, twinjire mu rugo rwacu rw'iteka ryose. Imana ibahe umugisha. Ubwo dukomeza guhura n'ibintu bikomeye mu minsi iza, birashoboka ko tugiye kubona kugaruka kwa Mesiya n'amaso yacu. Mukomeze murebe imbere. Imana ibahe umugisha.